Mana y'isi n'ijuru, mana y'isi n'ijuru, mbega impanuka iteye ubwoba, mbega impanuka ikomerekeyemo abantu benshi nk'uko muri kubibona. Iyi mpanuka yari ikomeye cyane nk'uko muri kubireba mwebwe musanze impanuka ihosheje, ariko iyi mpanuka yari ikomeye cyane ubwo abapolisi batatu bimanukiye mu muhanda ba tarafiki bitewe n'impanuka ibereye hano mu murenge wa Muhima mu kagari ka Nyarugenge mu mudugudu w'Impara. Habereye impanuka iteye ubwoba. Impanuka imodoka iri mu bwoko bwa kwasiteri yagonganye n'imodoka iri mu bwoko bwa benzi ndetse bigonganira hano muri zebra crossing, birangira abanyamaguru babigendeyemo. Uko mubireba ko ambulance ihagaze imbere zanyu kuri Kidasamura TV Rwanda. Ambulance irimo iravura inkomeri abantu bakomerekeye mwino mpanuka. Ambulance rero ivuye hano ku Muhima ku bitaro bya Muhima, niho ino ambulance ivuye ije igitaraganya. Ariko mbega abantu baziza akarengane, mana y'isi n'ijuru, uri kwambuka muri zebra crossing bakahita bakugonga, mana y'isi n'ijuru. Nagahinda kababaje cyane. Twavuganye n'abaturage bari kuriya murongo hakurya, batubwira yuko nabo babonye biba, gusa ngo umushoferi baramupimye bamusangamo ibiyobyabwenge, bivuze ngo baramupimye basanga yasinze, agapimo karaturika, bivuga yuko rero yaratwaye imodoka yanyoye ibisindisha. Ariko polisi ikora mu mujyi wa Kigali irutse gutangaza yuko ibinyabiziga biri kwiyongera mu muhanda, ari nako impanuka ziri kwiyongera mu muhanda. Ariko natwe ndabona ariko turi kubibona. Rero turi kumwe na afande ushinzwe ibijyanye n'impanuka mu muhanda, ndaza kumushyira ku muyoboro wa telefoni mwumve ibyo atubwira. Ariko mbere na mbere, niba aribwo bwa mbere ugeze ku muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka mbanze mbabwire imva n'imvano impamvu ino mpanuka yabaye. Ese izi modoka zari zagize ikihe kibazo? Nk'uko muri kubibona umuhanda ufite ibyerekezo bibiri nk'uko muri kubibona. Reba nk'uko iyi kwasiteri imanutse, nanone indi modoka iri guturuka hirya, no kuvuga ngo iyi modoka iri mu bwoko bwa kwasiteri neza igeze hano muri zebra crossing ifata feri, imodoka iritambika, birangira ya benzo hirya yikubise abantu bari mu cyapa cy'abanyamaguru mo hariya barimo bambuka, birangira imodoka ibakubise. Rero aba bantu bababaye, none n'abantu bari bahari bababaye, bavuze ati mana y'isi n'ijuru, ibintu biri kubera mu muhanda biteye ubwoba, biteye agahinda, mana y'isi n'ijuru. Twongera kwibutsa abanyamaguru kujya bambura muri nongera kwibutsa abanyamaguru kujya bambuka muri zebra crossing ari uko babona ibinyabiziga byahagaje, kubera ko ushaka kugenda wirukanka ugahora n'ikinyabiziga cyacitse feri kikaba kigukubitiye muri zebra crossing, ugasanga uhasize ubuzima mu buryo utateganyijwe, ugasanga urapfuye. Buriya rero ubuzima mw'abanyarwanda mwe, ubuzima ni ubusa. Umuntu apfa rimwe kwa rimwe neza, ushaka kwikubita mu muhanda ukabona urapfuye. Buriya rero ubuzima no mibiri twambaye buriya ntago hagisakaye. Iyi mibiri twambaye ni ubusa, isa n'isawa apfa. Ariko buriya umuntu ntaziratana umubiri. Buriya hari nk'abahungu njya mbona bafite irari hanze aha ngaha, bakabona umukobwa w'icyuki aratambutse, bafite irari bagatinya kuvugisha uwo mukobwa. kandi buriya rero uwo mukobwa n'ubundi icyo nshatse gusobanura, umukobwa nakwiryaho uzamwihore. Buriya umubiri ni ubusa. Umunsi umubiri wawe ufite, ejo umubiri wawe ukaba wagiye. Bivuze ngo rero ubuzima ni ubusa. Rero nimba aribwo bwa mbere ugeze ku muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Hanago nari mpari njyenyine, nari mpari ndi kumwe na Ndahiro Papi Valesi, umunyamakuru wa BTN ndetse n'umunyamakuru wa B+. Twese twari turi hano ku Kinamba aho iyi mpanuka yabereye. Gusa abaturage bamwe na bamwe banze gutanga amakuru kuko babonaga abafande. Rero bamwe na bamwe ntabwo babemerewe gukamera bino bintu nk'impanuka n'iki, ntabwo babemerewe kubikamera. Ibi byemeye gukamera umuntu w'umunyamakuru uba warabyigiye. Impanuka ikomeye cyane ipfiriyemo abantu benshi, abandi barahakomerekera. Impanuka ibereye ku Muhima mu murenge wa Muhima mu mudugudu w'Impara mu kagari ka Nyarugenge. Impanuka ikaba ikomerekeyemo abantu benshi, abandi bakahasiga ubuzima. Imodoka irimo iva mu mujyi yerekera mu cyerekezo cyo ku Kinamba, bwarizanye ngo abantu kwa Boke bare, ndetse imodoka rero irimo izamuka yigera Dani Town, iri mu bwoko bwa benzi, bigongani hano muri zebra crossing. Abanyamaguru babigendera barakomereka cyane, hafi yo kuhasiga ubuzima. Nk'uko mubireba ko ambulance ihagaze imbere yanyu, uko muri kubireba kuri kamera za Kidasamura TV Rwanda. Iriya ambulance irimo iravura abakomerekeye mwino mpanuka, ndetse abakomeretse bihagije babajyanye ku bitaro bya Muhima kugira ngo bitabweho cyane kurushaho, kugira ngo bataza kuhasiga ubuzima.
munyarwandakazi niba aribwo bwa mbere ugeze ko muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Ngewe nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakorerwa ko nkomareka ntangire kuri seni twanahahuriye na Ndahiro Papi Valesi ndetse n'umunyamakuru wa BTV. Twese twahuriye ku ino mpanuka, twese twahahuriye, ariko twagerageje kuvugisha abaturage batubwira yuko iyi modoka yari mu bwoko bwa Benzi yavaga ku Kinamba yihuta cyane iri mu cyerekezo cyo kugana Downtown. Rero iyi modoka ikaba yagonganye n'iyi modoka iri mu bwoko bwa Coaster. Iyi modoka iri mu bwoko bwa Coaster yarizanye abantu hano ku Kinamba kwa Boke Bare. Urumva ko iyi modoka nayo yari irimo abantu benshi bari baje gusinda, birangira bagonganiye hano muri zebra crossing. Wakwibaza ngo bagonganye gute kandi imodoka zitaye ziri mu byerekezo bimwe? Ibi rero niho bibera urujijo cyangwa niho bibera igitangaza. Murabizi ko polisi ikora mu mujyi wa Kigali herutse gutangaza yuko ibinyabiziga bimaze kuba byinshi mu muhanda, ari nako impanuka ziri kwiyongera mu muhanda. Koko ibyo batangaje koko turabona ari byo, ariko reka tubabwire ikintu cya mbere cyateye no mpanuka. Ese kubera ikizi imodoka zagonganye ziri mu byerekezo byombi? Ese ko kizagongeye abantu muri zebra crossing? Ubwo imodoka imwe yaganaga mu mujyi irukangaga cyane, yari irimo umukire w'umumiliyoneri ubwo yaragiye gushora imari hano kwa Makuza. Aravuga ati rero ngewe reka nguruke, shyiramo vitesi ya mbere. Rero nanone uno wa Coaster yerekeraga kwa Bonke ajyanye abasinzi bene data bagiye kunywa akabyeri. Ariko ibi ngibi biraza kutuganisha ku kiganiro cyacu, ndetse ibintu byo kunywa byeri by'amamiliyoneri ibi ngibi biraza kugaruka mu kiganiro, hari aho bifitanye n'ikiganiro, niyo mpamvu ngiye kubigusobanurira. Umushoferi arutwaye no modoka ugana ku Kinamba ugiye kwa Boke Bare we bamupimye, ndavuga traffic police yamupimye imusangamo inzoga, bivuze ngo yaratwaye ibinyabiziga cyangwa ikinyabiziga yanyoye ibisindisha. Bivuze ngo rero niyo mpamvu nakubwiraga ngo nabasinzi bene data rero bari basinze, batwaraga ikinyabiziga basinze. Nibwo bwa mbere ugeze ko no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Nyine twa Kidasamura, urw'inkorogoto bakorerwa